mwiyumvemo ikaze. Uyu ni wa mwanya rero tugiye gusengera ibyifuzo. Murabizi ko buri wa gatandatu dusengera ibyifuzo bitandukanye. Dusengera uburwayi, dusengera ubushomeri, mbese buri muntu wese ufite icyifuzo turamusengera. Kandi harimo n'abagiye batwandikira baduha ibyifuzo bitandukanye, abo nabo uwo munsi turabasengera. Ubu rero tugiye gutangira dusenga, turabanza dusome, turareba mu ndirimbo ya Zaburi, niho turi busengere, ubundi dukomeze. Amazina yanjye ni Mutuyimana Rachel, nkaba ndi umubyeyi ushima Imana. Ntabwo rero mba ndi njyenyine, ahubwo mba ndi kumwe na mugenzi wanjye. Uraho neza? Uraho neza Rachel. Yego. Amakuru ni meza. Noheli yagenze neza? Noheli ndabona yaragenze neza. Umwami Yesu yaratuvukiye. Yavukiye mu mitima yacu. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Nguhaye ikaze rero. Murakoze kumpa ikaze. Yesu abahe umugisha. Amen. Amazina yanjye ni Muhongerwa Grace. Ni yayandi ntahinduka, ndi umubyeyi ushima Imana. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Amen. Rero tugiye gusenga nk'uko mugenzi wacu yabivuze. Mpaye ikaze abantu mwese mugiye kutwumva ku Cyizere TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tujye twumvaho isengesho, dusengera ibyifuzo bitandukanye. Yego. Mwese rero mwiyumvemo ikaze mu izina rya Yesu Kristo, kandi mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Amen. Muzawurye ntuzabarye. Yego. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Hanyuma rero tugiye kuririmba tugiye gusengera muri uyu muririmbyi wa Zaburi 38 ku murongo wa 22. Rashe wasomye uyu muririmbyi wamusomye neza ko ari wowe. Ni umuririmbyi wa Zaburi 38 ku murongo wa 22 na 23. Yego. Ngo Uwiteka ntundeke, Mana yanjye ntumbe kure. Haleluya. Mwami gakiza kanjye, tebuka untabare. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Amen. Amen. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi rero wa Zaburi nawe uyu muririmbyi yari ari mu mwuka. Ni ukuri. Yari arimo atabaza. Haleluya. Yari arimo atabaza, Mwami wanjye ntundeke, ntumbe kure. Yego. Haleluya. Amen. Ntumbe kure. Imana ishimwe. Mwami w'agakiza kanjye, tebuka untabare. Yabonaga ko nta bundi butabazi. Nta bundi butabazi, nk'uko nawe ubona ureba hepfo, ukareba ruguru, ukareba imbere, ukareba inyuma, ukabona nta butabazi ufite. Ariko uyu muririmbyi w'uyu munsi, haleluya, arakubwira ngo ntakureke. Atabaza Uwiteka. Ni wowe Uwiteka, ni wowe gutabaza, tumbira mu ijuru. Nk'uko wa muririmbyi ajya aririmba ngo ujye umuhanga amaso, ngo ajya arinda umutumbiriye ngo ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Ni ukuri. Haleluya. Amuhanga amaso. Amuhanga amaso. Ariko ni ukuvuga ngo tebuka Uwiteka, ntundeke. Rero uyu muririmbyi niwe mbazaniye, niwe tubazaniye ngo ntakube kure, ntakureke mu bibazo byawe, mu burwayi bwawe, mu bukene bwawe, mbese ntakureke, ntakube kure. Imana ishimwe. Haleluya. Ntakure kure, kuko aramutse akurekuye isi yakubona. Aramutse akurekuye byahindura isura cyane. Ariko mbazaniye uyu muririmbyi ngo ntabareke. Nshuti bavandimwe muduteze amatwi ku Cyizere TV, ntabareke. Ninde uwo nguwo? Ni Yesu. Amen. N'Uwiteka. Uwiteka Imana ntakureke, ntakurekure, ntagusige, ntagutererane, ntaguhane. Amen. Haleluya. Agufata ukuboko agukomeze. Haleluya. Kuko uramutse umufashe wamurekura. Yego. Ariko uwafashe aramufata akamukomeza. Aramufata akamukomeza. Rero ndakwingingira kugira ngo Uwiteka agufata agukomeze, ntakureke, ntaguhane. Reka dusengere muri uyu muririmbyi. Haleluya. Kadusengere muri uyu muririmbyi, kandi wizere ko Imana iri mu ruhande rwawe. Kandi yari mu ruhande rwawe mubisha ntawe.
dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uri data wa twese mwiza, uri umubyeyi mwiza, uri umwami w'abami, uri ibyiringiro byacu, uri amahoro yacu, uri agakiza kacu, uri umufasha utabura guseruka mu byago no mu makuba, ugira neza bugacya bukira, ineza yawe ntirondoreka, uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje. Imana ishimwe. Aya masaha nk'aya ngaya turagushimiye mukunzi mwiza, turagushimiye kuri inshuti nyanshuti, uri inshuti magara, ugira neza bugacya bukira. Haleluya. Turagushimiye kuri Imana irinda ikanaturindira, turagushimiye kuri Imana igibera amaso ubwoko bwawe bugutegereje ku manywa na nijoro, turagushimiye ko ujya urinda abagutumbiriye, turagushimiye nyakubahwa Imana kujya urwanukanisha nta rugamba na rumwe rujya rukunanira, uko wari uri kera n'ubu ni kukiri, uko wakoraga cyane n'ubu ni kugikora, amaboko yawe ni magari, uri mwiza Yesu kandi ubereye mwiza abagutegereje. Icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza, turagushimiye Kristo, ineza yawe ntirondoreka, turagushimiye Kristo urukundo wakunze abari mu isi, ngo byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ngo atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Turagushimiye ko ujya urinda abagutumbiriye ku manywa na nijoro. Imana ni ishimwe. Turagushimiye nyakubahwa Imana ko waguhanze amaso atajya akorwa n'isoni. Imana ni ishimwe. Aya masaha nk'aya ngaya dutambye igitambo cy'uko turi amahoro. Turagushimiye Kristo, umuntu wese ugihumeka umwuka w'abazima, turagushimiye kuba wamwimanye, turagushimiye umuntu ugitambuka bikemera, turagushimiye kuba wamuhagazeho, turagushimiye umuntu wese ufite ingingo zose kuba watanze ingabo nyinshi zigapfa kubwe. Imana ni ishimwe, Imana nihimbazwe mukunzi mwiza. Turagushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana kujya utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, ku bwa Satani ntabwo ari uko, ku bw'iyi si ntabwo ari uko, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana tugushimiye ineza yawe, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye urukundo wadukunze, tugushimiye kujya uturinda ukadaturindira, turagushimiye kujya uduhagararaho, turagushimiye kujya uturwanya intambara tuzi n'izo tutazi. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Turagushimiye kubera amaso abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Imana nihimbazwe Kristo. Turagushimiye kubera itorero amaso. Imana nishimwe. Urakoze nawe mukunzi mwiza, uyu ni wa mwanya mwiza rero nyakubahwa Imana, mwami Nyiringabo Imana, tujya tuvuga ineza yawe, tukavuga imirimo y'amaboko yawe, tukavuga urukundo dukunda. Haleluya. Uri mwiza Yesu kandi ubereye mwiza abagutegereje. Icyubahiro ni icyawe Kristo. Uyu ni wa mwanya mwiza rero nyakubahwa Imana, tugiye gusengera ibyifuzo bitandukanye. Mwami Nyiringabo Imana, mbere na mbere tubanje guhamagara imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu, iteraniro mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, twirukanye ubwami bwa Satani, duhamagaye ubwami bwawe kugira ngo buganze mu izina rya Yesu Kristo. Wirukanye ibitavuga Imana byose mu izina rya Yesu Kristo. Dufashe imbaraga z'abamedi n'abaperesi mu izina rya Yesu Kristo. Dukora kwa Satani bose mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana utwike, umuriro w'Imana ukongore mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe nibuze muri iri teraniro, ubwami bwawe nibuze, ubutatu butagatifu mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe nibuze, ubwa Satani burahunga mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye imbaraga z'Imana muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana ziganze kuba duteze amatwi mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe ziganze ku banyarwanda, reka imbaraga zawe ziganze ku bagabo, reka imbaraga zawe ziganze ku bagore, reka imbaraga zawe ziganze ku bakobwa n'abasore mu izina rya Yesu Kristo.
reka ukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, n'ukuboko kwawe ntikwaheze Imana kunanirwa ihimbazwe. gukiza. Niyo Shima mpamvu Yesu, tuguhamagaye uri muri Imana aka kanya, ikomeye, muri aya uri Imana masaha yumva Uwiteka gusenga. bimenyekane, Mu izina rya muri aya Yesu masaha Kristo, bigaragare nimero kuri Imana Uwiteka nyamana, mu uyu izina wa rya mwanya Yesu mwiza tujya gusengera tanga ibyifuzo ikinyuranyo ku bantu bitandukanye mu izina rya Yesu mu izina rya Kristo. Yesu Uwiteka Uwiteka nyir'Imana, uhindura tukweretse ibitanze abantu bafite guhinduka. ibyifuzo Mu izina bitandukanye rya Yesu mu izina rya Yesu nuhindura Kristo, ibitanze ni wowe guhinduka. ubazi Ibyo babona mu izina rya Yesu, ibibagoye urabizi, ibibaraje ishinga urabizi mu izina rya Yesu Kristo, ibituma abantu barara badasinzira urabizi, ibituma bipfa abantu bababaro udashira urabizi mu izina rya Yesu Kristo. Nyemera mukunzi mwiza, nuze nyakubahwa Imana ukemura ibibazo mu izina rya Yesu Kristo, ukora ikinyuranyo Kristo, unezeza imitima y'abakwizeye, unezeza imitima y'abakwiringiye mu izina rya Yesu Kristo. Nuze ukiza imitima ibabaye, nuze ukiza imitima ibuze amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mbere na mbere nyakubahwa Imana, ubanza ukiza umutima ufite ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mutima nyakubahwa Imana nta mahoro wagira mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Iyi mitima iruhijwe n'ibyaha mu izina rya Yesu, nubanza uyikize mu izina rya Yesu, ubanza uyihumanure mu izina rya Yesu Kristo. Kureho ibyaha bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo, ukize ibyaha byose, ubusambanyi, ubujura, uburozi mu izina rya Yesu Kristo. Reka Uwiteka nyir'ingabo Imana iyo mitima nyakubahwa Imana nubanza uyeze, nubanza uyihumanure mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Uwiteka nyir'ingabo Imana Yesu Kristo avukire muri iyo mitima mu izina rya Yesu Kristo. Yongere nyakubahwa Imana iyo mitima ibe mitima mishya, iyo mitima ihindishwe n'umushyitsi n'ijambo ryayo, iyo mitima nyakubahwa Imana itinyishwe n'ijambo ryawe. Nuze uganze muri iyo mitima mu izina rya Yesu Kristo. Uyeze uyitunganye cyane ku cyiciro ku ntebe y'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Iwadusezeranyije isezerano ry'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo, kandi nta cyaha n'iki na kimwe utazibabarira. Nyemera Kristo wihumanuza amaraso ya Yesu, yayandi wamenekeye ku musaraba i Golgotha. Ayo maraso niyeze, ayo maraso nahumanure, ayo maraso nakura urubanza rwose rw'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Uwiteka nyir'ingabo Imana abashe gushingira icyo Kristo yamufatiye mu izina rya Yesu Kristo. Aleluya. Imana ihimbazwe. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze kuri Imana yeza kandi ihumanura, urakoze Kristo kandi ubabariye, iyo ubabarira nta nzika ushyiraho, nta n'inyuro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero nyakubahwa Imana kubw'imbabazi utanze. Icyubahiro ni cyawe mukunzi mwiza. Nyemero Uwiteka rero nyir'ingabo Imana ibyifuzo biri muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo, cyane kuri bamenya ubizi cyane twebwe kuturusha mu izina rya Yesu Kristo. N'ibyo twebwe batubwira bikeya, ariko ubizi nyakubahwa Imana, kandi tuzi neza kuri Imana yumva, yamara kumva igakora mu izina rya Yesu Kristo. Nyemera mukunzi mwiza, yewe nshuti nziza, Imana tubwira ikumva, yamara kumva igakora. Imana ishoboye, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana igira ikirema, yamara kukirema ikagikomeza. Imana ihindura imisozi igahinduka amataba. Imana nyamana, Imana itandukanye n'abantu, Imana itari ibigirwamana, Imana tubwira, Imana igira ikirema, yamara kukirema ikagikomeza. Ni wowe tubwira Yesu, nuze nyakubahwa Imana, nuze usubiza ibyifuzo by'abagukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Niwigaragaze mukunzi mwiza, wigaragaze ku bakunzi bawe mu izina rya Yesu Kristo, kandi tuzi kuri Imana ishobora byose. Ukuboko kwawe ntabwo kwaheze ngo kunanirwa gukora, n'ugutwi kwawe ntabwo kwaheze ngo kunanirwa kumva. Uwiteka we, tebuka utabara ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nyemera
mukunzi mwiza, nyemera nshuti nziza, nshuti yo kwiringira ngo kwizerwa, Imana nyemerera Uwiteka Nyiringabo. Mana weya, nuze nyakubahwa Imana, nuze ukize uburwayi, hari abaruhijwe n'uburwayi, kandi Yesu urabizi ko umubiri uryana rwose, ntawe ubasha gukiza, mu izina rya Yesu Kristo, ukiza indwara zose, ukiza umugongo, ugakiza umutwe udakira, ugakiza amaguru, ugakiza hepatite, ugakiza sida, ugakiza sima, ugakiza indwara zose, nta ndwara n'imwe igikunanira. Uwiteka Nyir'ingabo Imana, nizigaragara ko zananiye abaganga, wowe urazishoboye. Ugere kuri wa murwayi basezereye bakamubwira ngo genda wiryamire mu rugo gutegereza umunsi, ariko Uwiteka Nyir'ingabo Imana, hari igitondo kimwe ujya uvuga ijambo ryiza. Mwami Nyir'ingabo Imana, reka ikiganza cyawe gikiza kigere kuri uwo murwayi, mu izina rya Yesu Kristo, ukora imirimo n'ibitangaza. Twebwe ntabwo twamumenya aho ari, ariko wowe bamenye nyakubahwa Imana, tumugutumyeho Yesu, genda umubyutse kuri icyo gisasiro, mu izina rya Yesu Kristo, ikiganza cyawe gikiza kimukoreho, mu izina rya Yesu Kristo. Nuko wageze kuri wa murwayi wari umaze igihe kirekire ari ku gisasiro, ukamugeraho nyakubahwa Imana, ukamubwira ngo niyikorere uburiri bwagende. Icyo ni igitangaza wakoze, uko wageze kuri ya mpumyi, mu izina rya Yesu Kristo. Natwe nyakubahwa Imana, aya masaha nyakubahwa turaguhamagaye, nugere kuri aba barwayi batandukanye bari mu bitaro bitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo, ukora imirimo n'ibitangaza, mu izina rya Yesu Kristo. Wigaragaze mukunzi mwiza, Imana ishimwe, nuko wageze kuri Yesu. Dufite ibimenyetso birenze kimwe, birenze bibiri. Imana ishimwe, Imana ihimbawe, nta kintu na kimwe kijya kikunanira, na pararizi urayikiza Yesu. Dufite ibimenyetso Yesu, Imana ishimwe. Niko ngutumye kuri abo bantu bose, mu izina rya Yesu, bafite uburwayi butandukanye, hari ubugaragara n'ubworoheje ndetse n'ubukomeye, mu izina rya Yesu. Ijuru niribatabare, ijuru niriterane kuri abo barwayi, ijuru niriterane kuri abo bantu baruhijwe n'umubiri, ijuru niriterane Yesu, ijuru niriterane Kristo. Urakoze mukunzi mwiza, uri Imana yumva gusenga. Wamara Mwami Yesu, wamara kumva ugakora, icyubahiro ni cyawe mukunzi mwiza. Niwongere nyakubahwa Imana, wongere ugenderera abantu babuze urubyaro, mu izina rya Yesu Kristo. Ukore ku nda zibyara uhumanure, mu izina rya Yesu. Erega abana ni umugisha, abana ni umwana uva ku Uwiteka. Nukora ikinyuranyo, mu izina rya Yesu. Utanga umunezero kuri abo babyeyi, utanga umunezero muri uwo muryango, mu izina rya Yesu Kristo. Ukora imirimo n'ibitangaza, bimenyekane ko ari wowe Imana ishimwe. Imana ishimwe, mu izina rya Yesu Kristo. Ugere mu ngo Yesu, abantu basoza Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Unezeze imitima, mu izina rya Yesu Kristo. Uhindure nyakubahwa Imana ibyanze guhinduka, ibimeze nk'imisozi ubikureho rwose, ubaremera amashimwe, mu izina rya Yesu Kristo. Abashomeri ubaha akazi k'umugisha, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Nukora ikinyuranyo Kristo, nyemera mukunzi mwiza, Uwiteka Nyir'ingabo Imana, ntuganze,
mu izina rya Yesu urinde ubwoko bwawe ubanezeze ugirire neza urubyiruko rw'abasore n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo ubafate wigaragaze mu izina rya Yesu Kristo ubahe kukumenya no kugusobanukirwa ubahe kugendera mu bushake bwawe mu izina rya Yesu Kristo erega urakomeye Uwiteka Nyiringabo imbaraga izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu ubwoko bwawe ntugire abashonje bagaburire niwe abambaye ubusa mu izina rya mu izina rya Yesu ababuze uko bagenza mu izina rya Yesu Kristo aho bagiye gusohora mu mazu mwami Yesu bacira inzira mu izina rya Yesu Kristo erega ni wowe nshuti nyanshuti ni wowe ugishobora byose ni wowe niwigaragaze mu izina rya Yesu Kristo kamera mukunzi mwiza n'uganzi witeka Nyiringabo Imana muzi ukora imirimo n'ibitangaza izina rya Yesu Kristo urakoze rero nshuti nziza uyu mwanya mwiza nyakubahwa Imana wigaragaze izina rya Yesu Kristo kandi Uwiteka Nyiringabo Imana ndetse na kameramani wacu mu umugisha abantu bose baduteze amatwi mwami Nyiringabo Imana ahabwa umugisha nawe kandi umubere igisubizo mu byo yifuza mu izina rya Yesu Kristo muri uyu mwaka uzabavunjire mu izina rya Yesu bitaragenze neza muri uyu mwaka reka umwaka ukurikiye 2026 uzabavunjire uzabanezeze mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo Imana abakobwa mwami Yesu uhaze kwifuza kwabo abagejeje igihe mu izina rya Yesu Kristo uzabubakira ingo mu izina rya Yesu Kristo ngaho bana natwe kandi tugirwe neza nawe mu izina rya Yesu tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.